byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa. Igitondo cyiza kuri mwese mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye byinshi bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasiro bw'izuba ndetse n'uburengero bwaryo. Mwese mudukurikiye mu bice bigiye bitandukanye, mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese abashyashya mwese mubasha gukora subscribe, mwese turabashimiye cyane. N'iby'ingenzi munyemerere amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hari ubwo hapfaga abantu 100 ku munsi. Uyu ni perezida Paul Kagame wavuze bwa mbere ku nganda z'ibyuma ndetse n'izarahinduka zose muri rusange. Ni ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa 24 z'ukwezi kwa munani 2024. Aya makuru tugiye kuba twibandaho mu buryo burambuye. Turabizi ko mufite byinshi mubigemo mu mirimo igiye itandukanye, ariko munyemerere tubagezeho aya makuru ari update agishyushye. Tubabwire ko minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu nawe Turukiya yategetse ko Netanyahu atabwa muri yombi. Byagenze bite? Habaye iki? Ni nabyo tugiye kuba tugarukaho. Amakuru ari buze kuba yibanda kuri aya ngaya, akaba ari minisitiri w'ubutabera bwa resume. Tubwira ko perezida nanone Paul Kagame yasabye minisitiri Nduhungirehe gusaba imbabazi Mutesi Scovi. Tuhasanga konsole. Byagenze gute? Ni mu kiganiro twagerageje kubatambukiriza mu buryo bwa live, ariko kubabashije kuba mwakurikira iki kiganiro ndatekereza ko mwabashe kuba mwabyumva, ariko hari ibintu by'ingenzi dushaka kugarukaho kuri iyi nkuru kugira ngo tubabwire imvo n'imvano, kuko mwese mwabonye nyakubahwa perezida Paul Kagame abwira minisitiri Nduhungirehe gusaba Mutesi Scovi imbabazi. Ese byatangiye gute? Ubundi aba bantu bari gupfuki. Umwe dushobora kuvuga ko mu busesenguzi bwacu, umwe dushobora kuvuga ko ari umwongereza, undi akaba umufaransa. Kabiri tuhasanga yuko Scovi Mutesi urebye nk'uko mubona kuri screen ashobora kuba mu myaka 30 kuzamuka, ari muri za 90 kumanukaho gatoya, akaba ari minisitiri w'ububanyi n'ubumwe bw'abanyarwanda. Mu gihe uyu minisitiri Olivier Nduhungirehe nk'uko mubibona we ari muri za 60 za minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ku mwanya wa 15, ariko kabaka mugero Scovi Mutesi ari muri za 35 akaba ari minisitiri cyangwa se 40 ku mwanya wa 10. Yihangane niba mwongere imyaka simbizi, ariko dukurikije wenda Uwizeye akaba ari uburyo banagaragara ku mafoto, biragaragara ko umwe akaba ari minisitiri. Byumvikane ngo rero no mu nshingano bafite w'abakozi kuba bubahana. None ikintu aba bagabo ba Antoine Kajya umugore baje kuba bapfa, minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ku mwanya wa 19 tuhasanga ibyo bahagarariye. Yaba uyu Mutesi Scovi ahagarariye media, ahagarariye itangazamakuru, ndetse uyu minisitiri Murasira akaba ari minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Ku mwanya wa 20 tuhasanga Neri Mukazayire Ikinyarwanda n'uko nanjye ndi kubabwira Ikinyarwanda. Ku mwanya wa 20 ibyarabu akaba ari utuma twishima Jeanne Paul Abdara akaba ari kubwira abanyarwanda nyir'uko n'ubuhanzi. Muzabibona no ku mabanki, usanga ujya kuzuza ugasanga banki igurira mu Rwanda, wenda nka banki zindi wenda zo mu bindi bihugu, usanga hariho n'ururimi rw'iwabo rw'abanyagihugu nyirizina bakoresha mu rwego rwo kubateza imbere. Ariko aba babyeyi bacu usanga bo inshuro nyinshi bakoresha indimi z'amahanga, n'abanyarwanda nyirizina mu bice bigiye bitandukanye, cyangwa se mu majyepfo, bari mu majyaruguru, burasira bwiza bigoranye cyane. Ubwo rero bari gupfa umwe bavuga Igifaransa, ibivuga Ababiligi, undi akabavuga Icyongereza kubw'Abongereza. Nuko twabibonaga. Hari rero ubwo perezida Paul Kagame avuga ati hari ubwo hapfaga abantu 100 ku munsi umwe. Perezida Paul Kagame wavuze bwa mbere ku nganda z'ibyuma hamwe byinshi. Izi nkuru zose rero ni munyemere tuzihere ahangaha muri Turukiya.
aho Benjamin Netanyahu we ubwe yamaze kuba ashirirwaho ko naramuka agera muri byumvikane ngo akanajya muri Turukiya byabaye ibibazo. Inkuru iravuga ngo Turukiya yavuze ko izasaba polisi mpuzamahanga Interpol gutanga itangazo mpuzamahanga ryo gushakisha no guta muri yombi minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu rubanza rujyanye n'igitero cyagabwe ku barwanashyaka bageragezaga kugeza imfashanyo y'ubutabazi muri Gaza. Minisitiri w'ubutabera wa Turukiya Akina Hurirake yavuze ko hatanzwe impapuro zo guta muri yombi Benjamin Netanyahu n'undi ukekwaho icyaha cya jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'iyicarubozo muri Gaza. Uru rubanza rero rurebwa n'abantu 35 nyuma y'aho Israeli ifatiye ubwato bwa Global Flotilla mu mazi mpuzamahanga bwari bugiye muri Gaza gutanga imfashanyo harimo ibyo kurya bitandukanye. Turukiya rero iri mu banenga cyane ibikorwa bya gisirikare bya Israeli muri Gaza, mbere y'uko ibikorwa bya gisirikare muri Gaza byibasira abagore, byibasira abana, byibasira abakecuru, byibasira abasaza, byibasira abanyamidini, Ingabire akaba ari minisitiri w'ikoranabuhanga, nanone byibasira abayisilamu muri rusange. Umva ko ni ikibazo gikomeye. Ikaba isaba ko habaho ingamba mpuzamahanga zo kurwanya Israeli irahakana ibirego byo kutubahiriza amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bwa muntu. Niyo mpamvu rero ku mwanya wa 10 Turukiya yashyizeho itangazo rivuga ko igiye gusaba Interpol kuba bafata uyu Benjamin Netanyahu. Reka twikomereze kuri iyi nkuru iri kuvuga ko Perezida Paul Kagame yasabye Minisitiri Nduhungirehe kuzasaba imbabazi Mutesikovia. Uyu akaba ari minisitiri Perezida Paul Kagame yasabye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuzasaba imbabazi umunyamakuru Mutesikovia nyuma yo guterana amagambo kwigeze kuba hagati y'aba bombi muri Gicurasi uyu mwaka, nibwo Olivier Nduhungirehe na Mutesikovia bateranye amagambo. Icyo gihe intandaro yabaye ikiganiro Scovia na bagenzi be bari bakoze kuri televiziyo ya Mama Urwanda bagaruka ku butumwa bwa Nduhungirehe wari wifashishije urubuga rwa X ruzwi nka Twitter, anyomoza amakuru yari yatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ko atitabiriye. Byavugwaga ko Perezida Felix Tshisekedi yitabiriye ibiganiro byabereye mu nama ya Afurika yari yabereye i Nairobi muri Kenya. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X na Farah Mwamba Kayowa ukuriye itumanaho muri Perezidansi ya RDC, yavuze ko igihugu cye cyitabiriye ibiganiro byabereye muri iyi nama yahuje abayobozi batandukanye bo muri Afurika n'Ubufaransa. Aya makuru y'umunyemerere ku nsanganyamatsiko yerekeye ubufatanye mu guhanga udushya no guteza imbere ubukungu. Mwamba yavuze ku tariki ya 12 Gicurasi aribwo
Tshisekedi wari wabanje kwitabira irahira rya perezida Yoweri Museveni wa Uganda yitabiriye ibyo biganiro ndetse asaba kubahiriza amahame yo gukorana n'ibihugu mu gukemura ibibazo bitandukanye, kwamagana igitero cy'u Rwanda ndetse no guharanira impinduka mu mikorere y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi. Nduhungirehe kandi abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko ibyatangajwe n'uriya mugore Mutesikovia ari ibinyoma byambaye ubusa, kuko RDC itigeze yitabira ibiganiro nyirizina byabereye muri iyi nama. Yasobanuye ko Afurika yari igizwe n'ibiganiro bitandukanye bikomeye byari biyobowe na perezida wa Kenya William Ruto na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko abayobozi b'ibihugu n'abahagarariye za guverinoma bagiye batanga ibitekerezo muri ayo masomo, ariko ko intebe ya RDC yagumye aho nta muntu uyicayemo muri buri kiganiro cyose cyakozwe. Yunzemo ati kubera iyo mpamvu Kinshasa ntiyigeze isaba ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa ngo ishinje u Rwanda muri iyo nama, ahubwo perezida wayo yagaragaye gusa mu muhango wo gusoza uburezi. Ku mwanya wa 13 umukuru wa diplomasi y'u Rwanda icyo gihe yavuze ko ubutumwa bwa perezida ya RDC bwa perezidansi ya RDC bugamije gusa gukora propaganda no gutanga isura y'uko Kinshasa yagize uruhare rukomeye muri iyi nama, nyamara bitarabaye. Akaba ari minisitiri ubwo Mutesikovia na bagenzi be bagarukaga kuri ubu butumwa, minisitiri Olivier Nduhungirehe yabashinje guteza urujijo, abasaba kujya biyamamaza kujya biyambaza umunyamakuru uzi neza Igifaransa Anne Kajangwe. Ati madame Tshikovia Mutesi, iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza Igifaransa asemure inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho, nibiba ngombwa muzambaze. Yarakomeje ati ikindi kandi igitaramo cya Africa Forward i Nairobi ntaho cyari gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu, kuko cyabaye inama irangiye. Ntabwo rero wasaba Sheri Silva wagiteguye ngo aze yemeze ibyo nanditse ku nama y'abakuru. Yari ahari. Abanyarwanda bakurikira Mama Urwa Gasabo TV bakeneye rwose amakuru atomoye yumvikana atabatera urujijo, cyangwa cyane cyane iyo mushingiye ku nyandiko zanditse mu ndimi z'amahanga. Tshikovia Mutesi yanze kuripfana nawe, ahita avuga ati Mutesikovia yasubije ati Mutesikovia yifashishije urubuga rwa X yanze kuripfana nawe, asaba Minisitiri Olivier Nduhungirehe ko yajya abwira abo mu biro bye kujya bashyira mu Kinyarwanda ubutumwa yandika mu Gifaransa.
kugira ngo abatumva uru rurimi babusobanukirwe. Ati nyakubahwa Minisitiri Nduhungirehe, ubutumwa wanyujije kuri X ukavuga ko rwasemuye nabi ibyo wanditse, turagusaba kujya ubwira abo mu biro byawe bakabudushyirira mu Kinyarwanda, kuko abo uba ubwira si abi Paris, Kinshasa cyangwa se muri Buruseli gusa, ahubwo harimo n'Abanyarwanda ba Kiyombe, Mushubati na za Kinigi bakeneye kumva ibyo wavuze. akaba ari Minisitiri yunzemo ati muzakomeze kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu nawe ubwawe bizakoramo ababwira Abanyarwanda ibyo uvuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda. umwanya wa munani turasanga Vice Honorable akaba ari Nduhungirehe kandi yasabwe gusaba imbabazi. wa cyenda tuhasanga Dominique na Perezida Paul Kagame yamubwiye ati saba imbabazi bw'igihugu. Kuri uyu wa mbere ubwo Perezida Paul Kagame yagiranaga ibiganiro n'abanyamakuru, yasabye Mutiskovia wari ugiye kumubaza ikibazo kubanza gusobanura icyo yapfuye na Minisitiri Olivier Nduhungirehe. nyuma yo gusobanukirwa ko ikibazo cyabaye gusemura nabi ubutumwa bw'Igifaransa, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko niba bari abanyamakuru bari bavuze ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yari yavuze mu rurimi we yumva rudahagije ntacyo bitwaye. Ashimangira ko byari kuba bibi iyo baza kuba baramubeshye ubuzima. ku mwanya wa 10 Scovia kandi yahakanye ko we na bagenzi be bigeze bahindura ibyo Nduhungirehe yari yavuze, gusa yemera ko bashobora kuba barabivuze mu Gifaransa kitari icyanyacyo bitewe n'uko ubutize n'ingara. ku mwanya wa 10 turasanga Bernadette arakwiye. yunzemo ati Minisitiri yavugaga ko ku mwanya wa 10 tugomba gusubira kwiga Igifaransa, kandi koko singizi, ariko abo dukorana baba bagerageje rimwe akaba ari ni naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko wenda ntari ku rwego rwo gusubiza Minisitiri nk'uko nanone tugumya tubisanga muri kabineti, akaba aribo bagize guverinoma mu rwego Perezida Paul Kagame adaciye ku ruhande yabwiye Mutiskovia ko atagomba gusaba imbabazi, avuga ko Minisitiri Olivier Nduhungirehe ari we ahubwo ukwiye gusaba imbabazi. nizere ko mumeze neza mwese abadukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye. tuvuge amajyepfo, tuvuge ko bari mu majyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo. mwese abakurikiye ibiganiro twikomereje rero n'andi makuru, reka turebe Perezida Paul Kagame nanone makuru nkanayabagezaho. nitwa ubwo yabazwa ku kibazo cy'ifungwa cy'inzoka, yagize ati hari ubwo hapfaga abantu 100 ku munsi mu burasirazuba Perezida Paul Kagame wavuze bwa mbere ku nganda zafunzwe zirimo za Nguvu Gin, aya makuru munyemerere n'izindi nzoga zigiye zitandukanye akomeje kuba hano aterana mu Rwanda. Perezida rero Paul Kagame mu butumwa yahise
nanone mbere asubiza ya mu byose buryo tubanze tubabwire abagize bubangutse inama y'abaminisitiri cyangwa se n'abanyarwanda bafite perezida w'umuhanga guverinoma iriho kuva muri perezida w'u Rwanda Paul Kagame abanyarwanda ko itarahinduka abayobozi bakuru ba kabinete umugabo Dr Justin Nsengiyumva akaba ari minisitiri w'intebe akaza bake cyane bashobora kubazwa ibibazo nk'ibingibi bagahita basubiza badaciye ku ruhande w'intebe hakaza ku mwanya wa gatatu yabisubije mu buryo buri gusubiza imitego yose yari yatezwe ko yo aza kugaragaza ko ibi bintu abizi akaba ari minisitiri kugaragaza ko yabigizemo n'ubutwererane akaba ari nawe ufitanye ikibazo na Mutesi we yagaragaje ko hari abantu n'umukuru w'igihugu perezida bamufasha kandi bize ku mwanya wa gatatu banahagarariye izo minisiteri akaba ari minisitiri w'ubutabera bakagombye kuba baragenzuye ibi bintu uko ari nabyo yabashije tuhasanga Juvenal karangira bagiye muri gereza akaba ari minisitiri hari ubwo hapfaga abantu 100 ku munsi perezida Paul Kagame wavuze bwa mbere ku nganda z'ibyuma zafunzwe reka turebe iyi nkuru nanone perezida Paul Kagame yavuze ko ku nshuro ya mbere ku nganda z'inzoga zitujuje ubuziranenge ziherutse gufungwa ashimangira ko icyatumye hafatwa izi ngamba ari uko ibyo binyobwa byatezaga impfu nyinshi mu baturage aho hari ubwo ku munsi hapfaga abantu barenga 100 ku mwanya wa 10 ibyo nabyihanganira ko tuhasanga perezida Paul Kagame yabigarutseho kuri wa mbere itariki ya 23 Kanama mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo leta y'u Rwanda yafunze inganda zirenga 130 zakoraga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge inahagarika gutumiza bimwe mu binyobwa byaturukaga hanze y'igihugu nyuma y'uko byari bimaze kugaragara ko hari abantu bagiye bapfa kubera izo nzoga umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Paul Kagame yavuze ko abantu badakwiye guta umwanya ku byavuzwe nyuma y'uko ziriya nganda zari zimaze gufungwa ahubwo ko bagomba kwibanda ku bigaragara n'ibyo babona biba by'umwihariko ubuzima bw'abantu bwagiye mu kaga kubera arakwiye akaba ari minisitiri ati ibyo binyobwa bidafite ubuziranenge na gake ndetse bihitana ubuzima bw'abantu twahera aho ngaho tuganira ku byo mushaka kubaza twakibaza tuti ariko ibi nibyo koko kwica abantu byishe abantu benshi tugahera honyine tugashaka igisubizo ugishaka wese aragifite byica abantu byishe abantu ndetse batagira umubare abaminisitiri bose nyakubahwa perezida Paul Kagame yavuze ko abapfuye atari umuntu umwe cyangwa babiri ahubwo ko hari n'ubwo hapfaga n'abantu neza mwese haba dukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ati bapfaga ari 20 mu majyaruguru umunsi umwe 50 umunsi umwe ndetse hari ubwo hapfuye abarenga 100 ku munsi umwe ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka urumva uko bangana abaturage banjye bari bamaze gushira igisubizo cyiza cyane perezida Paul Kagame yavuze ko bamwe mu bantu bazize ibyo binyobwa bahitaga bapfa nyuma yo kubinywa mu gihe abandi bo bapfaga nyuma y'igihe runaka ariko byose byerekana uburemere n'umunyamakuru ari we
umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame yavuze kandi ko ikibazo kitari gusa ibinyobwa byakorerwaga mu Rwanda kuko hari n'ibyinjizwaga biturutse hanze y'igihugu nabyo byagiraga ingaruka ku buzima bw'abantu ba kabinete. Inama ya minisitiri ku bijyanye n'abafite inganda n'abacuruzi bahombye nyuma y'ifungwa ry'izo nganda, perezida Paul Kagame yateye utwatsi imvugo zishingiye kubagirira impuhwe kurusha abantu bazize ibyo binyoma. Yavuze kandi ko igihugu kitagomba gushyira imbere inyungu z'abakora cyangwa abacuruza ibinyobwa bishobora kwica abantu mu gihe hari abaturage bapfa umunsi wundi. Ati reka dufate nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa, byaba ari mu ruganda, byaba mu rugo, byaba ari hehe, byishe abantu uyu munsi. Byongeye wowe ibyo ukora byishe abandi uwundi munsi. Akaba ari minisitiri w'umutekano. Birongeye byishe abandi ahandi ikindi gihe. Ubwo ukavuga ngo urakora wa 11 tuhasanga Damien. Nyakubahwa perezida Paul Kagame kandi yashimangiye ko ariyo mpamvu leta yafashe ingamba zikomeye zirimo gufunga inganda n'ibindi bikorwa byagaragayeho gukora cyangwa gukwirakwiza ibinyobwa bituje uburezi. Yavuze kandi ko hari abayobozi bo mu nzego zishinzwe ubuziranenge batangiye gukurikiranwa nyuma yo gutabwa muri yombi kuko hakekwa ko hari uruhare bagize mu gutuma ibyo binyobwa bigera ku isoko kandi bitujuje ubuziranenge. Ati bwa mbere muri aba rero ndibwira ko bafitemo uruhare ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya w'abakozi ba leta n'umurimo. Njye niko ntekereza, ariko nanone bazabyisubiriza igihe bakurikiranyweho ibyo arakwiye. Akaba ari minisitiri. Nyakubahwa perezida Paul Kagame kandi yavuze ko igihugu gifite uburenganzira bwo kubaza impamvu abaturage bapfa, aho kwibaza impamvu hafatwa ingamba zo gukumira ibicuruzwa binica. Wa 21 yashimangiye ko leta itazakomeza kurebera ikibazo cy'ibinyobwa byica abantu, ndetse avuga ko yiteguye guhangana n'abazagira uruhare mu bikorwa bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage kugira ngo ibintu abaminisitiri bose baterana ku myanzuro runaka. Nshuti rero mwari mukurikiye aya makuru twe twabategure muri kino gitondo itariki 24 amakuru yagiye yibanda mumeze neza mwese abadukurikiye muri mu bice bigiye yategetse ko Netanyahu atabwa muri yombi bitewe n'ibyaha bya jenoside yakoreye abanyegaza hano muri Palestina. Ibiganiro n'amakuru twababwiye ko perezida Paul Kagame yasabye minisitiri Nduhungirehe gusaba imbabazi umunyamakuru Mutesi Sylvia. Amakuru dusoreje tubabwiye ko nyakubahwa perezida Paul Kagame yavuze ko hari abaturage be 100 bapfaga ku munsi bishwe n'ibiyobyabwenge byavaga mu nganda zabaga zitunganyije ibyo kunywa. Nshuti mwari mudukurikiye amakuru yacu twari twabateguriye akagaruka, munyemere duhinire ahangagiye wayabateguriye kandi nkanayabagezaho. Nitwa Iradukunda n'umunyamakuru ari makuru Mutesi Sylvia. mbere ya byose tubanze tubabwire abagize inama y'abaminisitiri cyangwa se kuba Isilamu mwese, assalamu alaikum iriho kuva muri Kana